maze gukata inyuma icumbi koko narahageze polisi iranyakira nyine sibyo ko nabanje kugira ubwoba mera nk'usubiye inyuma polisi irambwira ati turarasa n'uwirukanka turarasa nuko nubwo nahize negere nyine polisi irambwira ati cara hasi ndicara hasi nuko baje kumbwira ati ibintu mwarimo murakamera ni ibiki ndavuga ati ntabyo haje umuntu afite uguma runini cyane banza yarukuye ku ifuso y'imodoka araza arukubita hamande y'umutwe wanjye nari nzi ko n'indaya zifatwa ku ngufu indaya rwose bayifashe ku ngufu nirebera ko yari yambaye ka mini jipe kajipo nyine kamwe kagera hano nuko reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana no kuvugwa neza hano ku Bugingo Bwiza TV bifurije amahoro y'Imana no gutera imbere niko nabivuga kubera ko gufata umwanya wanyu mukadukurikira gufata umwanya wanyu mu kukibiganiro byose dushyiraho muteye imbere natwe byatunezeza byadushimisha kubera ko inkunga yanyu ibikenewe kuri twebwe hano ni ku Bugingo Bwiza TV amazina ni Hirwa Aime hanyuma hano ndi kumwe n'umutumirwa murabona ko twicaranye Imana yakoze kumutuzanira kandi abizi neza ko turi bujyane ibihe byiza aje gutubwira ubuhamya bw'uburyo yabayeho Imana yamukijije amaboko akomeye ya Farawo ikamukura muri mayibobo araje kubitubwira ariko reka tumwakire abibwira amazina hanyuma anadusengera akomerezeho atubwira ubuhamya. Murakoze cyane amazina yanjye nitwa Nihimbazwe John Claude hanyuma ndabasuhuje mu izina rya Yesu ndabasuhuze abari mu bihugu bitandukanye mu Burundi ndetse n'abadiaspora abadukurikiye mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Muko rero dutangira ubuhamya bwacu reka tubanze dusenga Imana yo mu ijuru ibane natwe. Umwami w'abami watubereye ubuhungiro uri igitare cy'amahanga. Oh haleluya haleluya haleluya. Twese ni wewe twahungiyeho. Dawidi waravuga ngo bakwiringiye bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega. Amen. Natwe mwami ni wewe twiringiye. Turangije turguhungiraho. Oh haleluya. Korale imwe yararirimbye iravuga ngo twageze mu nzu yawe turaharuhukira. Twageze mu nzu yawe tuhabonera amahoro. Twageze mu nzu yawe tuhabonera umunezero. Nta handi dukura umunezero usibye mu nzu yawe. Oh haleluya. Turagushimiye ko watwemereye kutubera ubuhungiro. Turagushimiye kuri igitare gikomeye watubereye ubuhungiro. Komeza ubera ubuhungiro n'abandi bose kandi izina ryawe mwami rikomeza rihabwa icyubahiro. Tuguhaye ikaze rero ngwino ukomeza ubane natwe. Oh haleluya ukomeza utuyobore mu magambo yose tugira tuvuge icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka rero dutangire dusoma n'ijambo ry'Imana hanyuma Imana yo mu ijuru ibane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice byawo ni 2 ku murongo waho wa 20. Ni urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice ni 2 umurongo waho wa 20 haravuga ngo niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona maze bakongera kubyizingatiririzamo bikabanesha ibyanyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza iyaba batigeze kumenya
inzira yo gukiranuka biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Amen. Imana yo mwijije duhana umugisha. Iri jambo ry'Imana rero tumwumvishije dusomye ni urwandiko Petero yanditse. Uyu Petero rero yahoranye na Yesu, yari intumwa ya Yesu. Uyu Petero numwe wakundaga kubaza ibibazo byinshi. Uyu Petero rero yamenye akamaro ko guhunga ukava mu by'isi byonona. Yarakamenye kuko uyu Petero yari umurobyi. Amaze kuroba magambo y'abarobyi mu bamuyazi n'ibindi n'ibitutsi byose bamwe na bamwe baba bagira, ibyo byose Petero yarabihunze akurikira umwami Yesu. Ari nabwo rero yaje kwandika rino jambo, aravuga ngo niba kumenya neza Yesu Kristo. Icyambere yabanjije kumenya neza Yesu Kristo, hanyuma maze kumumenya bimutera guhunga ava mu by'isi byonona. Uzi ko iby'isi byonona iyo utabihunze bikonona nyine, urumva nyine ni iby'isi byonona. Iby'isi byonona naje kugirirwa amahirwe nanjye ndabihunga mbivamwo, kuko mbere sinari bwabihunge, nari nkibirimo. Iby'isi byonona sinari bwabihunge, nari nkibirimo. Hari abantu bakwibaza ngo mbese iby'isi byonona ni nkibiye? Iby'isi byonona birahari. Ijambo ry'Imana rirabigaragaza neza ko iby'isi byonona. Usomye mu Bagalatiya ibice 5 ku murongo wa 19 uzahasanga ubusambanyi. Buri ubusambanyi buronona. Basore, reka mbabwire ngo ubusambanyi buri mu bintu byonona. Biri mu bintu byonona. Naho hagakomeza hakavuga ngo abarozi, ibiteye isoni, iby'isoni n'ubugome, n'igomwa. Ibyo bintu byose ni iby'isi byonona. Hanyuma kuko rwandiko nyene iyo ukomeje haravuga ngo nukuri ngo nta bwami bw'ijuru bazabona abakora ibyo byose. Nagira ngo mbabwire ngo rero iby'isi byonona birahari. Ubusinzi buri mu by'isi byonona. Yewe nagira ngo nkubwire ngo ubusinzi ko buri mu by'isi byonona kandi tugomba kubihunga. Nagira ngo nkubwire ngo wewe utarava mu ibyo by'isi byonona ugerageje ubihunge. Ugerageze ubihunge. Uhunge umujinya w'Imana uzatera. Nuko rero nanjye naje guhunga mva mu ibyo by'isi byonona, nkurikira umwami Yesu, nkuko n'umugaragu wacu Petero nawe yaje kuguhunga arabivamo, ava mu burobyi. Hanyuma rero hepfo hatubwiye ngo iyo bisubiyemo ibya nyuma byawe birushaho ibya mbere kuba bibi. Nagira ngo mbabwire ngo nyabuneka abahunze bakava mu ibyo by'isi mwe kuzabisubiramo, kuko ibya nyuma byanyu bitazaba bibi. Ibya nyuma byanyu bitazaba bibi. Nanjye naje guhunga ibyo narindimo, naje guhunga mva mu bumayibobo, nuko ubu ngubu sinatekereza kubusubiramo. Ntabyo natekereza kuko ntabyo natekereza. Nuko rero reka dukomerezeho n'ubuhamya, ariko ndababwira ngo yemwe mutarahunga muhunge. Abatarahunga ubusambanyi mu buhunge nyabuneka. Abatarahunga amagambo muyahunge nyabuneka, mwe gusebanya. Abatarahunga intonganya muzihunge, mwe gutongana. Abagabo mwe gutonganya abagore mwe kugira intonganya n'abaturanyi banyu n'abandi bose, mwe kugira intonganya. Basore mwe kurwana, muhunge imigwano, muhunge ibyo byose byatuma Imana itabishimira. Imana yo mwijuru izakomeza ibane nawe. Ngayo nguko rero reka mbabwire uko naje guhunga iby'isi byonona. Ngewe uko naje kubihunga nza kuva mu cyaro
icyo gihe nari naraye Butare, maze kurara Butare nuko hari umuhungu w'inshuti yanjye nyene twazindukaga tuzanana mu mujyi wa Kigali, kuko yari yaravuyeyo arangije nuko aranganiriza arambwira ngo Kigali haba amafaranga menshi, Kigali ni heza nyene, arambwira nyene nk'umuntu wo mu cyaro. Arangije ndamubwira ati none se njyeho kungezayo byansaba iki? Arambwira ati wewe zashaka 30,000 ubundi tuzageyo nta kibazo nzakujyana. Umuhungu ndayashaka nihuse mvuga ati nanjye ngiye mu mujyi. Nuko amafaranga ndayashaka ndaza, nuko rero tumaze kurara ngahe Butare twazindutse antegera imodoka, sibyo ko yayintegeye bwamaze gucya hari nka saa 9. Nuko tumaze kugera kuri bisi arambwira ati ngewe urihangana bibaye ngombwa ko ntari bugere i Kigali, ariko ndaguha nimero ugende hari umuntu uri buze kukwakira mu mujyi wa Kigali. Arambwira ngo urahagarara ku marembo ya Nyabugogo hari umuntu uri buze kukwakira. Nuko rero nibwo yaje kuntegera iyo modoka, ama 2,400 ama n'ijana ndibuze gushira amayinite ngo mpamagare, ahandi mafaranga arambwira ngo azayama. None se ko mwahagurukanye urumva iwanyu harya kavukire yawe? Kavukire yanjye ni mu Burundi. Mu Burundi. Urumva mwahagurukanye mu Burundi mujyane Butare. Mugeze Butare arakubwira ati ngewe bibaye ngombwa yuko nakomeza. Nyirizina yakubwiraga yuko ikibimuteye ari iki? Iyo muhungu impamvu tutakomeje yambwiye ko asubiye inyuma nyine, kuko yarari mwo kubaka, angati ngenda asubiye inyuma nkomeze kubaka inzu yanjye. Nuko nyine asubira inyuma gutyo nitwagerana mu mujyi wa Kigali, ariko nyine yarantunguye ampereza izo nimero. Ndakomeza rero nza mu mujyi wa Kigali. Nkabwira abantu rero nyabuneka ntimukiringira abantu, kubera abantu nyine buzuyemwo guhemuka. Nuko nguko rero nanjye namwiringiye nzi ko ari bungeze mu mujyi wa Kigali amahoro, ariko nyine birangira ankujeho ntiyangeza mu mujyi wa Kigali. Nuko aranyohereza gusa. Nuko nguko rero naje kuza mu mujyi wa Kigali, ndaza tugeze i Muhanga nibwo naje guhamagara za nimero yari yampaye, inimero nsanga ntizuzuye. Ubwo hari hamaze kugera nko mu masaha moya, nibwo rero twaje kugera mu mujyi wa Kigali nyene koko turagera Nyabugogo. Tumaze kugera Nyabugogo ndururuka njya kuri ya marembo, nibaza nyine ngo umuntu yamubwiye ngo ari buze kuhantora. Nuko nyine kubera uburi n'umunyacyaro narategereje, isaha irashira kuko twari twagezeyo nko mu masaha 3. Nuko saa 4 zingereraho, saa 5 zingeraho nyihagaze kuri ya marembo, naje guhebura sawa mu masaha 6. Byibuze se wari ufite telefone yo kumamagara, urumva yaguhereje amafaranga yo kugura miti? Telefone bari barayinyibye. Barayikwibye utayifite? Na telefone nari mfite naratiraga nyine. Sawa. Nuko nguko rero uko naje gutira telefone nanone ndongera ndahamagara za nimero, barambwira ati ntago zuzuye. Niyumvishaga mwe ngewe ko zuzuye. Kuko umunyacyaro ntago apfa kumenya ikintu kimwe, ntago apfa kumenya ko ikintu kiba kituzuye neza, ahubwo aguma yibaza ko zuzuye, ahubwo bamubeshya. Nge nanjye naguma nibaza ati ziruzuye. Mbambwira ati ntizuzuye, nanjye ati oya ziruzuye. Hanyuma rero nubwo rero naje kugiye gusanga umundi mu agenti, ati ntago zuzuye. Nubwo naje guhebura rero muwo mu agenti mitandamubaza ati none se ko ngowe wandangiye naho kurara? Arangije arambwira ati ngewe ntaho nakurangira, keretse ukasana inyuma anyereka nyene inzu ya polisi ari iri Nyabugogo,
hanyuma ndakataho nyene aranga ati kata hari inyuma baraguha icumbi nta kibazo baraguha icumbi. Nuko nguko rero naje gukata maze gukata inyuma icumbi koko narahageze polisi iranyakira nyine sibyo ko nabanje kugira ubwoba mera nk'usubiye inyuma polisi irambwira ati turarasa nuwirukanka turarasa. Nuko nubwo nahize negere nyine polisi irambwira ati cara hasi ndicara hasi. Nuko baje kumbwira ati ibintu mwarimo murakamera ni ibiki ndavuga ati ntabyo tavugo narinje kureba umuntu wanzanye. Nuko aransiga noneho rero nubwo babwishi nari mfite polisi nyine icyo yahise inkorera nyine muracyumva yankubisemo inkoni nk'ebyiri irangije n'undi nawe yarari inyuma yanjye nawe bari bamuhamagaye nawe bamukubitamo izindi ebyiri ahita baratubwira ati musohoke. Kandi icyo gihe ndibuka ko polisi narayibwira ati ndanarwaye ntimumbabarire ndanarwaye ariko polisi yigufashe nta mbabazi. Nuko nyine icyo gihe ndibuka ko baje kundeka nyine ndagenda ndasohoka. Nibwo rero nahise nshaka aho kurara nyirizina. Naragiye nzenguruka iriya sitasiyo iri imbere ya Nyabugogo iri imbere y'amarembo ya Nyabugogo unyuze kuri uriya muhanda wo mu Gatsata banza ari sitasiyo Kobire simbizi. Nibwo naje rero kuyizenguruka mbona ahantu hateye uturabyo batwita doranta tuba dutonze ku murongo. Nuturabyo dukura tukagera nka hano hanyuma umuntu akaba yanaryamamo nta kibazo. Nibwo rero naje kutubona utwo turabyo ngenda ndijyamiramwo kuko nari nabuze amahitamo. Ndaryama bwo hari amaze kugera mu masaa 6 n'igice gucyo ndaryama ngejeje saa 7 n'igice mbona umuntu araje yituma hampande yanjye arahihagarika arangije nyine aragenda. Ariko nyine urumva ko umwuka mubi nawumvisha umunuko ariko nyine Imana ikomeza kubana nanjye ndihangana kuko ibintu byose ni ukwihangana. Nagumye aho hantu ndangije mbona igiti kiri ku muhanda. Nuko nahise ngenda icyo giti ndacyurira ariko gato nkiri aho ngaho nyene uwo muntu akimara kuhava hahise haza umuntu yikoreye urunuguguma mw'iryo joro Imana inkiza n'urupfu. Imana yankijije urupfu mw'iryo joro nyene haje umuntu afite uguma runini cyane banza yarukuye ku ifuso y'imodoka araza arukubita hampande y'umutwe wanjye kuko ntiyari yambonye. Arangije kurukubita hampande y'umutwe wanjye nuko nyene ahita arambona ati ese uri hano? Ati ndi hano. Wahuye n'ibihe bibazo? Ati nyene niganje ki tete sawa. Ahita arandeka maze kundeka arigenda arambwira ati iki kimuze kunkindebere nuko mbese ejo nzaguha akantu ariko nyine nta kintu yamariye. Nuko rero ngayo nguko byaje kugenda Imana ibindinza urupfu mw'iryo joro nyine hanyuma ubuzima burakomeza. Nibwo uwo mugabo amaze kuhava ubwo guma gwe nahise nizamukira hejuru hanyuma hashize akanya itaraza ararujyana gwaguma asanga nagiye ariko giye nari ndaho nyine naramubonaga nizamukira hejuru ku giti. Ndangije kujya mu giti rero nibwo nongeye gufata agatotsi ndasinzira. Nagira ngo mbabwire ngo bene data simbifurije kugangika ku giti. Ku giti nahaboneye ibibazo byinshi. Naryamye mu bitekerezo siniyumvishaga ko ndi ku giti. Siniyumvishaga ko ndi mu giti. Ndasinzira nkubita igitotsi kumwe umuntu yihindukiza gutyo. Kumwe umuntu yihindukiza nyine. Nanjye naje kwihindukiza akenge karagaruka nshiduka ndi gukabaka bibiti nyine. Ndangije rero nibwo nahise mfata igiti ndakomeza mpitambura n'ibitotsi kubera ntago nongeye gusinzira kuko nagira amanuke. Nuko nshima Imana ko yakomeje kundinda urupfu. Ngaho ku giti yonza guhanuka nkagwira umutwe
murabizi umubiri ni inyama yoroshe nari guhita nsandara. Imana yo mu ijuru irakomeza kundinda. Hanyuma rero nibwo naje kururuka mu icyo giti bumaze gucya, ariko nkiri mu icyo giti nyene nanone naje kuhabonera ikintu cyantunguye cyantangaje. Buriya sinari nzi ko n'indaya zifatwa ku ngufu. Indaya rwose bayifashe ku ngufu nirebera, kuko yari yambaye ka mini jipe kajipo nyene kamwe kagera hano, nuko mugabo aramuhamagara, maze kumuhamagara kuvugana nyine ibyo bavugana, yahise amwatakara muyora aramucakira rwose ndeba, gusa yahise amwigiza ahantu ku gipangu sinamureba neza, ariko byarangiye nyine ayicakiye ku ngufu. Hanyuma indaya nyine nuko byayigendekeye birangira gutyo, nanjye nkomeza kuguma kuri icyo giti. Ku giti naje kuhururuka nko mu masaa 10 n'igice gutyo, nibwo naje kuhururuka rero, ngenda ngana kuri iriya soko ya Nyabugogo, maze kuyijyamo iriya soko ya Nyabugogo yo kwa Mutangana, ni kwa Mutangana iriya soko nkuru. Nibwo rero naje kuyijyamo koko, kubera n'inzara n'akantu nari numva inzara n'iki byose nari naburaye. Ene data inzara iraryana, iyo ngeze ahantu ndabwira abantu bafite ibiryo, nyamuneka ntukamene ibiryo, reba babandi bababaye ujye ubaha birire, kuko na Yesu yaravuze ngo narishonje ntimwangaburira, nari mfite inyota ntimwampa icyo kunywa. Ibaze koko nk'umuntu wima amazi umuntu unyotewe, nyamuneka mujye mugerageza mukorera umugisha wo gutanga ni ibintu bya mbere bizana umugisha, kuko na Yesu yarabivuze ngo nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, yego muragwa bwami bw'abatungane. Bivuze ko mu yandi magambo ko gutanga hari umugisha, hari ubwami Imana itegurira abantu bafite ubugwaneza, bafite umutima wo gutanga. Hari ubwami Imana itegurira abantu bafite uwo mutima w'ubugwaneza, bafite uwo mutima, bafite ubwo buntu, bafite uwo mutima wo gutanga. Inzara birakwishe rero. Inzara rero nuko yaje kunyica mu icyo gitondo, nza gutembera Nyabugogo mu isoko, mbonye karoti ndayihekenya, mbonye igitoke kibisi ndahekenya kuko inzara yari imereye nabi, mbonye buri intoryi ndahekenya, icyo mbonye cyose narahekenya, mbese umwumbati wo ntabwo nari kuwubona, nuko mekenya buri kimwe cyose mbese kugira ngo numve ko munda nakumva ko inzara yanyorohera. Nibwo rero naje guhura n'ikibazo nanone, ibyo nari maze guhekenya ngira icyaka kiraryana, nagize icyaka kidasanzwe. Nibwo naje kubaza undi mu mayibobo yaho mu iryo soko, ndamubaza tese nta hantu ndangiye amazi yo kunywa, arambwira uti yewe ndari ahantu hari akagezi, urahabona hanyuma unywa amazi. Nibwo naje gutambika ahantu hari akagezi, hagana hariya ku Kinamba utaragera ku kiraro, hari ahantu hari akagezi nyene, akariba rwose. Ndasabira umugisha bagafukuye, Imana yo mu ijuru umugisha abafukuye ako kariba. Nibwo rero naje kunywa, ndanywa nshira inyota, ariko nanone nkumva mu nda aracyari ikizengazenga, inzara rwose ni yose. Ndangije rero nibwo naje gukomeza urugendo, ndatekereza mu mutima wanjye tese uwasubira Nyabugogo, ariko numva muri njye haje mu gitekerezo. Kicukiro hari umuhungu twari duturanye bamwitaga Kalisa, uwo muhungu nibwo naje gukomeza mvuga ati uwagenda kumurebayo Kicukiro, kuko numvaga muri njyewe ningere Kicukiro nzabona uwo muhungu witwa Kalisa. Wari uhazi se?
wapi sinari mazi ariko numvaga ko ndi buyoboze nkagerayo ko kandi numvaga mu bitekerezo byanjye ko ningera Kicukiro wa muhungu nzahita mubaririza nkahita mubona simenye ko Kicukiro ari hanini nubwo wamushaka ukwezi cyangwa imyaka 2 utanamubona nuko rero nibwo naje kujyayo mbaza umuntu nti inzira ijya Kicukiro niyihe ati niyi mitandamaza tese umuhungu bita Kalisa wamuza haba Kicukiro yo barambwa ati yewe ti wapi disi ti none byakugendekeye gute Kalisa nibesha nuko nyenda babwa ati ko byangendekeye n'umuntu wanzanye yaranjugunye nuko nyina bamwe ati pole wihangane nuko ndakomeza urugendo rugana Kicukiro nibwo naje kugera kuri kiriya kiraro cya mbere cya Nyabugogo nibwo naje gutangana bati ayiwe mana we Kigali hari imihanda inyura hejuru uriya muhanda unyura hejuru rwose warantangaje kandi n'abatarawubona mwihangane namwe muzaze murebe Kigali rwose uyu muhanda unyura hejuru urahari uyundi ukanyura munsi nibwo byaje kuntangaza rero naje kuyicara ndahicara nk'isaha yose kuko nabonaga uwo muhanda unyura hejuru nkabona ni byiza cyane rwose nuko rero ndakomeza urugendo rugana Kicukiro hanyuma ngeze kuri undi muhanda nanone ndabati si Kigali haba imihanda inyura hejuru gusa numvaga mbese imihanda inyura hejuru gusa iri Kigali ko mbese imenye ko ari ibiri gusa ariko imeze neza iyo mihanda kabisa yaranshimishije nuko rero naje gukomeza urugendo rugana Kicukiro ngeze Igikondo Majegwa ndi kugana Sonatibe nibwo naje kunanigwa kuko nari nkishonje ndabaza umuntu nti kugera Kicukiro byansaba ngahe barambwiye ngo kugera Kicukiro byagusaba amafaranga 200 mu mufuka nari mfitemo amafaranga 100 nari nasaguye kuri ya mafaranga y'itike wa muntu yari yampaye ngo nze guhamagaza yego ku 100 yari impaye nze kuri hamagaza ndangije nibwo naje gutekereza nawe ese nimba batantwara ku 100 umuntu agenda Kicukiro gute nibwo naje kunanirwa rero ndakata ndasubira inyuma nkatira Gikondo Majegwa uwo Kalisa ndamuheba maze gukata nsubiye inyuma numvamo nanone ikindi gitekerezo nabati ubu ngubu hari ahantu bigeze bambwira ko mu mujyi umwe ugenda iyo ugezemwe mu uwo mujyi ugenda uvuga ngo ni mu makazi ugakomanga ati ni mu makazi nuko mbese nanjye numva ibyo bitekerezo birangemwo nuko ngenda mpuye wese ndambwira ati wampaye akazi niba narahuye nawe unyihanganire uwo nahuye nawe nkagenda maze ati wampaye akazi uwo muye nawe ati wampaye akazi wandangiye akazi nuko nagera ku mukire ku gipangu ati wampaye akazi cyangwa ukama icyo kurya ko nyine Imana yo mu ijuru rero nibwo yaje gukomeza kubana nanjye n'ubwo buzima ngeze hano nanone kuri cya kiraro cya mbere ku Kinamba hamwe nari natangariye narakigeraho neza nibwo naje kubona umumama usohotse mu gipangu mpita ndagenda ndamusanganira ndamubwira ati wampaye akazi cyangwa ukama icyo kurya nibwo rero uwo mumama yaje kumbwira ati ntabyo mfite wihangane kandi nta n'akazi mfite ariko nyine numva nguma aho hantu ngumye nihebye gutya nifashe gutya nihebye hanyuma ntekereza cyane nibwo uwo mumama yaje kongera nawe aratekereza ahita aragaruka none maze kugaruka nibwo uwo mumama yaje kumbaza ati ngwino ese uzi gukata indabyo ntabwo ati yego ndabizi kuko iyo uri mu buzima bukoroheye ibyo umuntu wese akubajije uramwemerera nta kundi kuntu wabigenza nanjye naramwemereye ati ndabizi kandi ntarabikata na rimwe mu buzima bukomeye nibwo rero yaje kunyinjiza mu gipangu arampa umuhoro ndakata maze gukata kubera ntari mbizi nubwo rero umuhoro
urankata dore wewe twicaranye urabona hano akantu k'agakovu kava hano kakagera hano kakagera hano nibwo rero aho iyi nkovu niho naje kwitema ndi gukata nditema nyine hanyuma nyine narakiza ariko narimo ndakatisha umuhoro gutya ariko uwo mumama maze kwitema ntago yanangiriye impuhwe ariko ndamushimira kuko ninjye nari mbabaye yaragutabaye byise ninjye nari mbabaye ntago yanangiriye impuhwe nubwo nari nitemye ahubwo yarakomeje arambwira ati kata tikata ndakata ndavuga ati rero impakantu ndi buhahambiriza arakampa ndahambira ndakomeza ndakata hanyuma ngira amahirwe ndahasoza maze kuhasoza nibwo yanshimye ati nukuri uzi gukata neza uzi gukata jaride neza kandi aribwo bwa mbere sibyo ko ubu ngubu narabimenye ntuzareke kuma akazi narabimenye rwose kuyikata nubwo rero jaride aranshimye ati nukuri ikase neza pe ndayikata maze kuyisoza nyine arambwira ati ngwino mu gikari ndagenda mu gikari kuko nari naraye nanasinziriye nibwo rero yaje kuma amazi ndiyoza maze kwiyoza nibwo yaje kumbaza ngo niba nza akazi ndavuga ati ndakazi tuzi guteka ati ndabizi nuko nguko rero guteka turatetse tumaze guteka turahishije arambwira ati tujya kuryama ndaja kuryama nyine ndasinzira cyo gihe ndibuka ko nabyutse mu masaa moya kubera numvaga ibitotsi birenze naje kubyuka saa moya nuko rero nibwo naje ukomezanya n'uwo mumama dukorana icyumweru cyose tumaze gukorana icyumweru cyose nibwo rero uwo mumama yaje kunsezerera arambwira ati niwigendere mbonye utazi guteka ndibuka ko yampaye 2,800 yampaye 2,800 ariko nabyo ndabishimira Imana kuko icyo cyumweru cyose nararaga neza nkabona n'icyo kurya kandi ngahaga ndabishimira Imana icyaje kumbabaza nanone nuko yaje kunyirukana nanone nkajya nkasubira mu mayibobo kandi yari yarantoraguye nyaboneka nagira ngo mugura abantu biyemeje umutima w'ubugwaneza niba waratoraguye umuntu ukamukura mu mayibobo mukomeze we kumureka umukomeze mpaka nibinaba ngombwa unarebe n'ikintu umukorera yiga umushinga nibwo ubuzima bwe numara kubona bufashe intego sawa sawa uzamubwira ati rero komeza ubuzima Imana yo mu ijuru ikomeze ibane nawe ashimira umupasiteri umwe Theogene rwose Imana imuhe umugisha Theogene Pastor Theogene Imana imuhe umugisha nabonye ikiganiro cye ko hari abantu yatoraguye abakuye mu mayibobo kandi ntabwo yigeze abareka na nubu aracyabakomeje Pastor Imana ikomeze guhumigisha kandi rwose ubakomeze mpaka bazige n'icyo gukora bazige n'umwuga kuko biba byiza cyane iyo ukoreye umugisha nyine ukawukorera ubukoreye ntukorere igice harimo bamwe yashakiye na perimi urumva rero nanjye uwo kiri yaza kunkomeza akanshakira n'ibiki byose na perimi ubu nanjye kabisa mba mvuga uti Imana yo mu ijuru ikomeze imwongerere ariko nyine kube yego na n'ubu ndamusabira ariko nyine Imana yo mu ijuru ikomeze ishigikire n'abandi bose bafite uwo mutima wo gufasha by'ukuri atari uburyari Imana imuhe nayi ndamukunda pe nuko rero rwose Imana yo mu ijuru ndetse hari n'undi mugabo Kimisagara nawe wafashije abanyamasengesho rwose abakobwa bashyira nko muri 10 narababonye rwose nawe Imana yo mu ijuru ahari bamwita ngo Karosi Imana imuhe umugisha rwose Imana imuhe umugisha bakomeze karo bakomeze rwose ubafashe kandi rwose ujye ubacyaha nk'umubyeyi kuko hari igihe nabwo nanone ucumbikira umuntu ugasanga ntago agondeka ugasanga ntago abwigwa
ariko ndamushimira Karosi rwose ujya ubacyaha nk'umubyeyi ubaha amategeko agenderwaho mu urwo rugo rwose ndamushimira ngaho nguko yarangiye uko naje gusezererwa n'uwo mukire ndi mu ubwo bumayibobo abunsubizamo yari yarabunkuyemwe bunsubizamo ndagenda cyakoze nanone hari kimwe ndamushimira yampuje n'umuntu ucuruza ibintu by'indabyo aramumbwirira ngo ujye umureka uyu mwana yigangikire hano yigangikire mu ibi birabyo uwo mugabo nawe acuruzaga indabyo arandeka nyine kubera n'ubundi yarabyungukiyemo nabaga amukoreye izamu sibye ko nawe yo bazinyiba nta kintu yambaza nuko nyine nkajya nigangikiramwo nkagangikamwo bwacya nyine nkajya gushakisha icyo kurya nkatarasa nkayiga icyo kurya na kibura nkaza nanone nkigangikira nkiryamira ngaho nguko rero ko ubuzima bwaje gukomeza wa mugabo aza kutwimura kuko twaranaga n'abandi bamayibobo ntabwo ari je jenyine aho hantu twahararana n'abamayibobo bashikira muri batatu nuko rero nibwo yaje kutwimura atujyana hano ku Kacyiru hano kino kishanga cya Kacyiru na TV1 bakita ngo iki sinzi uko bakita iki gishanga cya Kacyiru hano kuri TV1 kino gishanga cya Kacyiru hamwe na Gacuriro ni ku mavaze ni ukorera hano ku mavaze hajya ku mavaze abahazi rwose hariya narahabaye amezi 9 yose narahabaye amezi 9 hafi umwaka ni umwaka gutyo kuko hajya ku mavaze nahaje 2015 ndahava 2017 igiye kurangira uba hehese nyine kuko kuri ariya mavaze nyine niho nagangikaga mu zirandabyo byo mu gishanga umubu waho nyine ndawuzi warandiye ku maboko nagiraga utuntu tw'uduheriheri nyine twatewe n'umubu Imana nyine igakomeza kuhandindira naje no kugwara na malaria kwa nta mafaranga nari mfite mvuguta umubirizi narawunyoye giye umubirizi ndi mu mujyi wa Kigali narawunyoye urankiza iyo malaria ndashimira Imana rero igiba hafi umuntu iyo mbitekerejeho ubwo buzima nari ndimo numva ariko sinarira ariko ntago bwari bushimishije nanjye ubwanjye ndabutekerezaho nkumva nshimye Imana mu mutima wanjye kuko yakomeje kundinda mu ubwo buzima bwose nari ndimo by'ukuri urimo aho mu mavaze ariho uraganyitse mu byita kugangika iminsi yose wahamaze imyaka yose wahamaze wowe muri wowe wiyumvaga gute watekerezaga iki muri njyewe imyaka yose namaze aho hantu ngangika numvaga mbese nta yandi mahitamo mfite nkumva mbese nta kindi cyerekezo ariko nkasaba Imana kuko nubwo ntari bwayimenya ariko numvaga ko Imana inzi nkayisaba nkayivuga ati Imana nunkura mu buzima nzagushima n'ubunkuramo ukamakaza ni igihe cyizere wari ufite cyuko Imana izabikora wumvaga muri wowe hari icyizere byibuze yuko hari igihe kizagera ukabisohokamo ukajya mu bundi buzima numvaga muri njyewe ko byanze bikunze Imana izankura mu ubwo bumayibobo nari ndimo ikampa akazi narabyumvaga muri njyewe nari narabyizeye ati Imana izabunkura nk'ubumayibobo imakazi nuko nguko rero naje gukomeza mu ubwo buzima nza kuhabonera inshuti w'umuhungu witwaga Michel usenga rero uwo Michel niwe twaje gukomezanya tuba inshuti rwose hanyuma uwo Michel nibwo yaje kunyinginga arambwira ati tujye tujyana gusenga njye rero ibintu byo gusenga
gusenga sinabikundaga pe barokore narabapingaga ibintu Bibiliya sinayemera ko yanditswe n'abantu numva nari umuhakanyi wuzuye 100%. Sinemera Bibiliya rwose navuga ko yanditswe n'abantu. Hanyuma rero wa Michel aza kuzana igitekerezo cyo kuzajya muherekeza mu tujyane gusenga. Ni uko rero wa Michel amaze kuzana icyo gitekerezo ndamubwira ati ngewe ntago byakunda ndi inshuti yawe ariko sinjye njya gusenga ngewe mu barokore sinjya njyayo. Gusa nyine nasengaga mu rindi torero ry'abakatolika. Nuko rero naje kugirane uwo Michel yaje kugereka ijambo aravuga ngo tuzajya tujyana gusenga buri munsi ku cyumweru uko tuzajya dusohoka nzajya nkugurira amata. Ashizeho amata rero kubera n'ubundi niyumvira inzara babati cyo kujya ku cyumweru kirabonetse tuzajya tujyana nta kibazo. Tukajya tujyana nkanamwibariza ati ese turajyana cyangwa umuhungu nyene akamitana tukajyana gusenga. Hanyuma rero uko nari mbizi ko abarokore batabesha kandi koko nyaboneka ntimukajye mubesha mu barokore bukuri. Hanyuma rero nyine dusohotse akangurira ayo amata rero nibwo yaje kuzayangurira nyine uko dusohotse ku kimwe uko dusohotse akayangurira ngayo nguko rero uko naje gukizwa wewe yarahagaze ngewe ndakomeza kuko nari namaze kumenyera ngeze mu nzu y'Imana nibwo nabonye rero ibintu bitandukanye ababyina numva ndanezeriwe numva nshimye Imana ko mbese abantu babyinira Imana numva nanjye naguma aho hantu babyinira Imana bakayibyinira pepe. Nubwo rero naje kuguma aho ngaho masengera nahasengeye umwaka wose. Umwaka wa 2016 nibwo natangiye kujya ngenda kuhasengera ariko nkiri no mu bwo bumayibo. Hanyuma nyene nkajya nkomeza kuhasengera ariko ngenda no kugangika. Hanyuma rero nibwo 2017 Imana yaje kunkorera igitangaza inkura muri bwa bumayibobo ngenda gukorera umugabo witwaga Patrick. Biciye mu zihe nzira? Inzira byaye biciyemo nuko nari nasabye Imana nyene kizankura aho hantu nagangikaga nkajya ndara ahantu heza nanjye nkashima Imana. Nuko rero nyene Imana yaje kumuza no mugabo witwa Patrick. Byari binyuze mu wundi muhungu twavuganaga w'inshuti yanjye witwaga Eric. Uwo muhungu rero yari yarandangiye aho hantu nyene. Nuko uwo Patrick dukorana uyu mwaka ntago wagezemo twarakoranye nk'amezi 6. Uwo mugabo Patrick rero nibwo yaje arankubita maze kunkubita ndihangana uko nari naramaze kumva ijambo rivuga kwihangana. Ndihangana sinarwana nawe kuko nyiri mu mayibo nari naranyujijeho nyene twiga n'ibintu byo kurwana bya kungufu turabyiga rwose. Ariko narihanganye mu icyo gihe nago namugbanije narihanganye nk'umukirisitu nyine. Nyaboneka abakirisitu nimukajye mu Rwanda. Nuko nguko uwo Patrick rero aransezerera. Amaze kunsezerera nuko nyuma y'ikindi gihe kirekire nibwo yaje nanone arangera aragira gute. Ariko amaze kunsezerera hagati aho naragiye nongera nanone mburaho kurara. Nongera nanone nshaka ndasubira mu mayibobo gakeya nyene nsubira kugangika barangangikisha. Naragangitse nyene nk'imisi nk'itatu gucyo nk'ine. Imana ihitingirira neza ihita yongera kumpa akandi kazi ikamenya Mirambo. Imaze kukamenya Mirambo ngayo nguko uko naje Nyamirambo nanone
kona Imana yari yarambwiye ngo indinze gereza naje kuhasanga iyo gereza umugabo nyine umubosi wankoreraga ashaka kumfungisha ngayo nguko uwo mugabo nawe yaje kunyambura ibihumbi 35 dushaka kurwana ariko nyine ndihangana ntitwarwana Imana yo mu ijuru iza kunkura y'amahoro ndavayo nuko nanone nibwo naje ngeze ku Kacyiru mura n'umuhungu w'inshuti yanjye witwa Isaac ancumbikira icyumweru cyose ngayo nguko uko naje kuva mu ibyo byose ndahunga menya umwami wacu Yesu Kristo ambera ubuhungiro nk'uko umuririmbyi abivuga ngo umwami ni igitare gikomeye yambereye ubuhungiro. Ndabifuriza rero namwe ko umwami w'abami yababera ubuhungiro, yababera ubuhungiro kandi nguwe neza uko mfashwe mu rugo ndashima yambereye ubuhungiro umwami w'abami. Nawe urushye uremerewe ngwino Yesu akubere ubuhungiro, niwe wenyine ubasha guhungiraho akagusiga. Hari muri ibyo ngo ngurantangaza Yesu we ngurantangaza ngukura umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika. Nta wundi muntu waguhindura wagukarabya ngo agusige ngo anakwambike usibye Yesu Kristo wenyine. Ndi umugabo wo kubihamya. Mu bumayiro ntago nambaraga gutya ngo show n'agakaruvati ariko ubu ngubu kuko umwami w'abami yankarabije akanansiga akomeza asiga n'akajire shira ariko nyaturira ngo akomeza asiga akomeza asige rwose akomeza asige umwami w'abami. Ni kandi nawe ni karibu umwami w'abami azakomeza gusige. Reka rero iyo ubona waravuye mu bubayi boho igihe wamaze cyose ariko igihe kikagera ukabuvamo uyu munsi tuvugana wiyumva gute iyo uyufashe iyi misi urimo ukayigeranya niyo wari urimo muri mu bubayi boho wumva ari irihe tandukaniro? Iyo ntekereje iminsi narindi mu bwo bumayi boho ngewe mba numva sinabona amarira sinarira, mba numva hari ibintu byinshi nahombye kuba ntari bwahungire ku mwami. Ubu shimira Imana rero ko umwami w'abami yambereye ubuhungiro ari we Yesu Kristo yambereye ubuhungiro. Ubu ngubu nguwe neza ndashima uko aho bigeze ubu ndayishimira n'ukuri ndayishimira pe. Yego ijambo rabangwa makuba n'ibyago ngo by'umukiranutsi ni byinshi ngari kuwiteka mukiza muri byose. Ibyo ngibyo ntabwo umuntu azareka guhura nabyo, ariko Imana niba warahunze by'ukuri ugahunga ukagira ibyo usiga ukagira ibyo ureka ku bwa Yesu Kristo, ndabizi azakomeza akurinde ayo makuba n'ibyago, azakomeza yagukiza. Dusubiye inyuma gatoya uvuye mu rugo ugeze i Butare uwo mwe muri kumwe aragutaye arakuba gendere kandi mwe mufitanye gahunda kugera i Kigali. Uje muri Kigali ushatse nimero urazibuza usanga nizuzuye. Ugiye kuri polisi baragukubise arankubise polisi nisubireho ugiye kugandika ukangika ahantu ugiye kubona ubona bya bindi byose byakorewe muri wowe iryo joro wumvaga umeze gute? Niwumvaga isi kurangiriyeho? Wumvaga iryo joro riri buke? Wumvaga uzongera wumvaga bimeze bite? Urabitoye nyine ijambo buze ngo wumvaga isi kurangiriyeho. Ngiye numvaga ubuzima bwarangiye ubundi numvaga nsigaje kwipfira kubera nta yandi merekezo nari mfite. Numvaga nta yandi mahitamo mbese. Numvaga muri ngewe nta muntu muri ako kanya nari kubona ungangikisha umaho kurara mbese ubuzima bwari
numvaga bwandangiranye kuko naraburaye ndanabwirirwa kuko karoti nayekenye nta kintu zamariye inzara nagumaga numva ari yose. Ese nk'abantu bazakurikira kino kiganiro cyane cyane wenda abantu baba bafite ibibazo bitandukanye, hari n'abantu bakiri muri ubwo bumayibobo, ase ni nk'izihe nama ni nk'iki wababwira? Cyo nababwira abakiri muri ubwo bumayibobo, nababwira ngo nimuhungire ku mwami Yesu, mumuhungireho, ushakaho gusengera byibuze ndabizi neza ntago uzahasengera iminsi myinshi ngo we kubura inshuti n'imwe mumenyana, kuko nanjye narasenze mpabona inshuti. Nuko rero abakiriyo nimuhungire kuri Yesu honyine niho hari ubuhungiro, kuko imiryango ikomeye ntago yakubera ubuhungiro, ntago byavamo ntiyakubera ubuhungiro, ariko umuntu wenyine ubasha kukubera ubuhungiro yaje mu isi akabana natwe bw'abantu ni Yesu Kristo w'i Nazareti wapfuye akazuka. Reka tubwire umuntu wese ufite kino kibazo nk'icyo wari ufite, tumubwire ngo nahungire muri Yesu Kristo honyine. Ariko kandi tunabwire n'umuntu wese ufite ubushobozi bwo kuba afite icyo yakora, akagira uburyo abona umuntu umeze nk'uko nguko, tumusabe kugira ngo nyaboneka uyu muntu muhuye, ukeneye amafaranga, ukeneye ubufasha, ukeneye ibiryo, ukeneye n'akazi ugafite, gerageza ukorere umugisha w'Imana, kandi Imana iracyari kwibagirwa imirimo izabiguhemba. Rero reka dusoze dushimire abantu badukurikiye Ubugingo Bwiza TV, tubifuriza amahoro y'Imana. Niba batebakana subscribe bayikande kugira ngo badufashe ivugabutumwa rizagere ku bandi. Hanyuma narangiza umuntu wese udukurikiye akaba hari umuntu yirengagije gira ameze nkawe, asaba Imana imbabazi, sibyo ra? Icya kabiri, rwose niwongera guhura n'umuntu ufite ikibazo icyo ari cyo cyose ukaba ufite uburyo bwo kugikemura, ujye wihangana ugikemure, kubera ko uyu munsi niwe ejo yabaye wowe. Ubu buzima bugenda buhinduka, uyu munsi ushobora kuba umukire ejo ukaba umukene, umunsi ushobora kuba uri umukene ejo ukaba umukire. Nasomye ijambo ry'Imana Dawudi yanditse mu gitabo cya Zaburi, yaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo subuye bugacya impundu zivuga. Uyandi magambo, Yesu ntago ajya avuga ngo ni saa sita za nijoro ngo ntiyakora, ntago igihe kimukanga, ntago korona igikanga Yesu, ibihe n'iminsi ntibijya bimukanga, imvura n'izuba ntibyamuca. Iyo isaha yo gukora imirimo n'ibitangaza igeze ku mwana w'umuntu, Yesu arakora cyane rwose. Rero uyu munsi niba ufite nibiguhereza imbaraga zo kugira ngo uzabashe kurwana ejo nuhinduka umukene, cyose nugira ikibazo. Ntago tubikwifurije, kuko iyi minsi hari igihe nose yobo n'ibyamubayeho, akikangura igitondo kimwe ubukene bwamugezeho, abana bakagenda n'umugore akamuvaho, inshuti zikamushiraho, wenda kuri iki gihe amamiliyoni kuri banki ye yari ayafite. Muri icyo gihe ntabwo muri icyo gihe birivuga ubutunzi, ingamiya, indogobe, ibiki byose, ariko mu gitondo byose usanga byagiye kugeza ku rwego n'umubiri we wagiye. Ariko banza yarafite na kadasiteri we sasa, ariko umva ijambo byanejeje. Bibiliya bago ibyo byose byabaye kuri Yobu, gunana kimwe yigeze ahereza ku Uwiteka. Yavuze ngo navuye mu nda ya mama ntakingize gute, nta kintu mfite, nzasa no mu nda y'ise ntacyo mfite. Nuko abatunzi baba bakwiye kumera. Yavuze ngo Uwiteka niwe wabimaye kandi wigize gute, ni uzabyisubiza. Asubiza ijambo rikomeye, asoza ijambo rikomeye avuga ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Rwose niba ugize amahirwe Imana ikagutiza ibintu, gerageza ubikoresha ibyo bigomba gukora. Urabimwimye ubijyanye mu ndaya,
sasa hari umuntu kwiba amafaranga akagenda akayahereza indaya urumva nyine ariko ndabizi neza ko kino kiganiro ushobora kucyumva kigatuma uhinduka kandi guhinduka niko kwiza gukosa si ikosa gukosa no gukosa nikosore reka dufate n'umwanya dushimire Jean Claude Mutumishi witanze akaza kutuganiza ubutumwa bwiza ndetse n'ubuhamya Imana imuhe umugisha kandi Imana imugirire neza nawe wadukurikiye Imana iguhe umugisha rero dushoje tubifurije amahoro y'Imana kubwa neza reka tumwakira duhereza atange nimero wewe wifuza kuvugana nawe wifuza ko wamukurikira wifuza kuba mwaganira inomero ajye kuguhereza ubarizo uzamuhamagara uzamubona wewe wifuza ko tuganira ukanambaza n'ibindi bibazo umva ushaka nimero zanjye wambonaho ni 078814 7 12 22 078814 7 12 22 ya Tigo nayo ni 07 97 298 292 07 97 298 292 Imana yo mu ijuru iguha umugisha umwanya wose wampamagara urambona kandi nkabifuriza ngo Imana yo mu ijuru ikomeze ibaho umutima w'ubugwaneza ko umutima urakenewe pe umutima w'ubugwaneza urakenewe umutima w'ubugwaneza urakenewe pe kuko hari n'ijambo nigeze gusoma rirambwira ngo hahigwa ngo abagwaneza ngo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwande ari ubwabo urumva rero abagwaneza barahiriwe nyabuneka nawe uharanire kugira umutima w'ubugwaneza ni muri Matayo 5 ku murongo wa 8 ndibaza uharaniye kugira umutima w'ubugwaneza ndawukwifurije shalom 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 Imana imuhe umugisha hano ku Bugingo Bwiza TV mwamukurikiye amazina nihirwa Aime hanyuma warushinzwe amajwi n'amashusho ndi mu masengesho Imana ibahe umugisha shalom 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 amen